wibaza ngo nzabaho gute, bizagenda gute. Hari abantu ubona wagira ngo banejejwe n'ubuzima babayemo, bakaba baramaze kubwakira. Umuntu akakira ubuzima bubabayemo, kavuga ngo iwacu nta muntu wigeze yiga, nge nakwigane. Rimwe Imana yigeze kumbwira ngo uzatunga imodoka ndetse nyinshi. Haleluya. Ngo uzatunga imodoka ndetse nyinshi. Ibyo bintu Imana yigeze kubimbwira. Ndavuga nti mu muryango w'iwacu aho mvuka kwa papa na mama nta muntu nigeze mbona atunga imodoka. Umusozi twari dutuyeho, twajyaga tujya kureba imodoka yajyaga inyura mu muhanda, kandi wari kure y'iwacu. Kuva iwacu ujya ku muhanda hari nk'iminota nka 20 nka 30. Ariko kuwa kane twabaga tuzi ko hari imodoka iri buhanyura itwaye ibishyimba hano ku isantere kure, tukajya kureba ukuntu imodoka isa. Ibaze nawe Imana itinyuka kubwira umuntu umeze gutyo ngo uzatunga imodoka ndetse nyinshi. Ariko Imana, haleluya, Imana ikwiye icyubahiro. Ni Imana idaterwa isoni no gufata umuntu wari kure ikamuzana hafi, abantu bakamwubaha, nayo ubwayo ikamwubaha. Ubundi Imana iguteye iteka. Barangije baravuga ngo ejo tuzakumanika nka bihemu kubera ko utari kwishyura. Kandi icyo gihe baramanikaga bakagenda ku isantere ahantu hahurira abantu benshi, bakandika ikirisita bakavuga ngo babihemu bambuye banki. Nanjye nagombaga kuba kuri icyo kirisite. Ibaza umuyobozi wa korali rero ari kuri liste y'ababihemu bambuye banki. Ndongera kugira icyo mvuga imbere y'abaririmbyi ntacyo. Ariko ndangije mbona birangoye, ndagenda mfukama imbere y'Imana. Haleluya. Mfukama imbere y'Imana. Mfukamye imbere y'Imana ndimo nsenga. Imana ivugana nanjye irambwira ngo humura, biriya ngiye kubyikorera. Imana ishimwe. Mbona ntaho byaca. Bukeye mu gitondo njya mu kazi. Ngeze mu kazi mbonye 70,000. Bama 70,000 by'amamisiyonari nakoze. Maze kubibona 70,000 ndavuga nta mafaranga. Ngize amahirwe ubu ngiye kugenda nyakire muri banke, hanyuma ibyo kumanikwa nka bihemu biraba bivuyeho. Ariko Imana yari ifite umugambi. Ku cyumweru njya mu materaniro. Ngeze ahantu mu materaniro sinaho nari nsanzwe nsengera. Atugesa ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Danieli igice cyaho cya 6. Turasoma kuva ku murongo wa 17 turakomeza. Imana duhana umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo nuko umwami arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ibimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategekeye kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya goheka. Dutaruke tujye ku murongo wa 26. Abo turi kumwe tugiye ku murongo wa 26 muri icyo gice n'ubundi. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati amahoro agwire muri mwe. Kizeho itegeko ngo abantu bose bo mu butware banjye bajye bubaha Imana ya Danieli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Danieli inzara z'intare. Twese tuvuge ngo amen. Dutaruke dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 25. Handitse amagambo avuga ngo Yesu arababwira ati nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba arapfuye azabaho. Amen. Dusubiremo. Yesu arababwira ati nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Twese tuvuge ngo amen. Dusoreze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya
igice cya 48 dusoma umurongo wa 11 gusa. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 48 umurongo wa 11 haranditse ngo kubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Ababyumvise bavuge ngo amen. Uri Imana nziza ushobora byose data, turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwinshi ugira. Uyu mwanya n'umwanya mwiza turi imbere yawe, umwanya ugiye kuganira natwe amagambo yawe. Reka ufasha abagiye kuyumva, kandi nanjye washyize aya magambo ku mutima wanjye kugira ngo nyaganize ubwoko bwawe. Reka nanjye agira icyo ahindura mu bugingo bwanjye. Reka tubone ibitangaza bivuye kuri wowe. Igihe twaserereye kirahagije, uyu munsi turashaka kubona igitangaza kivuye kuri wowe. Abakomeye bagatangara, bakamenya ko ari wowe Mana dukorera, bakamenya ko ari wowe Mana twavuganye nawe. Uhabwe icyubahiro, uha umugisha buri wese uri muri iteraniro mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Nitwa Emmanuel Dusabe Yezu, ndi umwana w'Imana kandi nkaba n'umukozi wayo. Nkorera umurimo mu itorero rya ADPR, itorero rya Nyarugenge. Imana iduhana umugisha, amen. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana 3. Imana ishimwe. Umushumba wanyu ni inshuti yanjye kandi rwose Imana imuha umugisha, amen. Ariho umwuka w'Imana. Mukanya nari nicaye hariya ubwo twari turimo dusenga, umwuka w'Imana asura mwene data Boniface. Umutima wanjye ndumva untegetse kubivuga. Umwuka w'Imana asura Boniface, twari twicaranye, aramubwira ngo nampanurire. Arampanurira kandi uburyo ampanuriyemo n'uburyo budasanzwe. Ntabwo aje ngo ambwire, ahubwo ampanuriye anyoherereza amafaranga kuri telefone yanjye. Amaze kunyoherereza amafaranga nibwo umwuka w'Imana asanze umushumba amubwira biriya bintu, kandi ntabwo ari ubwa mbere mbyumvise kuko hari n'ikindi gihe Imana yabimbwiye. Haleluya. Iyi Mana twaje imbere ni Imana ivuga, kandi yivuze irasohoza. Ndagira ngo ibi bintu mwe kubikerenza. Hari ibintu umushumba yavuze kare mbitekerezaho, nibuka ibintu Imana yigeze kumbwira ndi gusenga Imana. Mfite itorero nyoboye, nari mfite itorero nyoboye n'ubu ngubu ndacyayoboye. Nagiye gusenga ndi gusengera itorero, Imana imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo ningende nyabwira abakristo nyoboye. Imana irambwira ngo ningende mbabwire ngo yashatse yuko bayikorera ariko barabyanga. Ngo kubera iki? Ngo ubundi hari ibintu umushumba yavuze ntimwabyumva neza, reka mbisubiremo. Yavuze ngo hari ukuntu Imana ikwima ibintu kuko ibona kudatanga. Iyi Imana iguhaye ukagira icyo utanga, ibona ko ushobora kuba umuyoboro mwiza wo kunyuzaho ibintu byo gufasha abandi. Niko bimeze. No kuvuga ngo ntabwo Imana izava mu ijuru ngo ize irebe umuntu w'umukene imuha umufuka w'umukene. Ntabwo bishoboka, ntabwo tuzayibona. Ntabwo Imana izava mu ijuru ngo izizanye amafaranga ngo yahereze runaka. Ntabwo bibaho. Ahubwo Imana ibinyuza mu muyoboro wayo ari we twebwe, ariko iyo twemeye kuyikorera. Iyo rero wigomwe duke mu byo ufite ukagira uwuhereza, Imana iravuga ngo uyu muntu afite umutima nshobora kunyuzaho ibintu. Uyu muntu namuha 100 akaba yakuramo 20 akabiha mugenzi ukennye. Uyu muntu namuha umufuka w'umuceri akaba yakuraho ibiro 3 akabihuriya. Ariko niba uri igisambo, uri umuntu uraho utatanga, nta kintu Imana izakunyuzaho. Uzasenga, uziyiriza ubusa, usengera ibintu ariko ntuzabibona. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo gutanga bizana umugisha kugira gute? Kuruta guhabwa. Bivuze ngo iyo umuntu atanze rero Imana hari ikikora. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Inyuma yanjye hari undi mwigisha, ntabwo ndi butinde muhumure, ariko ndagira ngo mbabwire tugiye kuvuga ku isoko y'ibitangaza byawe. Amen. Iki cyumweru dufite, iki cyumweru cyose umushumba yambwiye yuko mufite intego ivuga ngo igihe twazengurukiye kirahagije. Turi mu ruzerero, tuzerera. Za karande batuvuzeho zaratwokamye. Hari igihe bakuvugaho ibintu ukagira ngo ntibizabaho, ariko Satani afite imbaraga. Ndagira ngo mbibutse ko kwa Farawo Mose yakoraga igitangaza, abakonikoni nabo bakagira gute? Bakagikora.
ngo yarambitse inkoni hasi ihinduka inzoka. Ngo Farawo abibonye aravuga ngo ibise n'ibiki, arabipinga. Arangije ngo abakonikoni be nabo baraza barambika inkoni nabo zibahindutse inzoka. Ariko ngo ikintu cyabaye gikomeye kigaragaza ko Imana yacu iruta izindi mana, ngo inzoka ya Farawo, inzoka ya Mose yarajimira izindi nzoka zose. Haleluya! Imana yacu ifite imbaraga zimira imbaraga z'izindi mana zose. Ibyo bakuvuzeho ntibizashyika, kuko iyi Imana wicaye imbere uyu munsi kuri uyu munsi wa gatanu ni Imana izi gukora. Imana ishimwe. Amen. Mfite ubwoba bukomeye kuko hari ibintu Imana igiye gukora ku bw'aya masengesho mwakoze. Hari ibintu bikomeye Imana igiye kurema mu buzima bwanyu, ariko mfite ubwoba ko hari abantu bazahita bayivaho, bazamara kurya bakibagirwa, bakamera nka wa muntu umushumba yatubwiye. Ndangira umugisha wo kugenda, hari igihugu kimwe nagezemo, nari ndimo ngenda ngeze mu gihugu kimwe cy'i Burayi. Mageze ndi kumwe n'umushumba aranjyana ahantu, arambwira ngo uru rusengero rwari urusengero rwiza ntarabona rwiza hano i Kigali, ntabwo ndarubona rwiza nkarwo. Arambwira ngo uru rusengero ngo leta iri kurushyira muri cyamunara kuko rwabuze abakirisitu. Ndamubaza ngo ese rwubatswe nande? Arambwira ngo abantu bararwubatse ngo bari mu bihe byiza by'ububyutse, ngo barangije kurwubaka Imana irabasubiza. Imana imaze kubasubiza baribagirwa baragenda, basigara basengera online. Burya iterambere ni ryiza, ariko ntirikwiye gukuraho no guterana kwera. Abantu bafite ikibazo muri iyi minsi, umuntu arabyuka yakumva yaryamye nabi, akumva ijosi azubyutse rimurya gake akavuga ngo uyu munsi ndateranira online. Agateranira mu gitanda aryamye yiyoroshe nta kibazo afite, ageretse akaguruka kandi akavuga ngo ndateranye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitukirengagize no guterana kwera. Imana ishimwe. Ngo bamaze gusubizwa, Imana ibahaye ibisubizo, babonye amafaranga, ngo baribagirwa bareka guterana. Leta ibonye ko inzira aho ngaho nta kiri gukora, baravuga ngo reka tuyishyire kuri cyamunara, irindi torero ryaba rifite ubushobozi bwo guteraniramo rize rige riteraniramo. Numva ngize agahinda kenshi. Njya mu kindi gihugu, igihugu cy'Ubudage ahantu bita muri Kolonye, hageze mpasanga kiliziya. Reka mbabwize ukuri, uwari uri twari turi kumwe kumbwira ngo ni rwo rusengero, niyo kiliziya ya kabiri kuri ya indi yabaga i Yerusalemu, ya indi yasenywe. Kuko ni kiliziya nziza, plafo kuri plafo hejuru ni zahabu, ariko mpageze nsanga yahindutse mizi. Nagiyeyo kuyisura mize, tugezeyo turagenda turayisura. Iyo muhageze abafite amaturo wenda murayatanga yo gufasha abakene n'iki. Ndavuga ngo kubera iki kiliziya yahindutse mize? Ngo impamvu yahindutse mize, abakirisitu barabuze. Ariko se yubatswe nande? Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, ibi mbivugiye iki? Ibintu Imana igiye gukora kubera ko mwasenze Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo muzirinde kwibagirwa. Haleluya! Muzirinde kwibagirwa, muzibuke Imana ko Imana yabikoze ari ishobora gukora n'ibindi. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, ngo nyamara rimwe tukumva ko byari bikwiye kubaho, ngo ariko hari Imana. Haleluya! Isumba byose niba yabikoze. Arangije aravuga ngo ibyo yakoze nibyo bituma twiyumvamo ko nibisigaye izagira gute, izabikora. Iyo umuntu atekereje agatekereza aho Imana yamukuye, nibyo bikwiye kugutera umwete wo kumenya ko nibisigaye imbere, bya bindi uri gusengera, bya bindi uri kubona ko bitazashoboka, bikagutera umwete yuko nabyo Imana izabikora. Imana ishimwe. Amen. Ndagira ngo tuganire ku isoko y'igitangaza cyawe. Dukeneye igitangaza givuye muri aya masengesho, kandi tuzabibona. Ndikumva umwuka w'Imana nyemeza ko muzabona ibitangaza bivuye muri aya masengesho, ariko ntimuzibagirwe, ntimuzibagirwe. Imana ishimwe. Amen. Ubundi gusenga, reka manze mbabwire gato ko gusenga. Muri imyo 49 yararirimbye aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, bikanyigiza aho datari. Haleluya! Ngo muganyire ibyo nkennye bingahe? Ni amafaranga gusa? Ni abana gusa? Oya, ngo ni ibyo nkennye byose. Arangije aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka binyemeza neza ko nguwa nsubiza.
amen. Iyi Mana dusenga ni Imana isubiza. Reka mbabwire akantu gato k'ubuhamya. Rimwe nigaga mu mwaka wa 4 segonderi, ndabyibuka. Ntabwo navutse mu muryango ukennye cyane, ariko none si n'umuryango ukize. Gusa navukiye ahantu kure mu giturage gikomeye. Rimwe ngira ikibazo, mbona icyo gihembwe sinzasubira kwiga kuko nabonaga amafaranga ashobora kutazaboneka. Mfata umwanzuro njya gushaka akazi k'ubuyede. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikomeye. Ndagenda ndi kumwe n'undi muhungu witwaga Nkuru Nziza, turagenda dufata ikiraka cyo guhereza inzu ya rukarakara. Ntabwo ari utudutafari duto tw'amatafari ahiye, no, na inkarakara bya bitafari binini cyane. Dufata ikiraka dupatana guhereza inzu. Tugeze hagati twumva imbaraga ziracitse, kuko umufundi wari waduhaye ikiraka yari umufundi w'umusinzi. Twageraga saa 6 tukamara gukata urwondo. Gukata urwondo murabizi se, murabanya Kigali ntago mubiza hari, ariko umushumba yatubwiye ngo aho umuntu yavuka ngo niho Imana iho umugisha. Noneho twamara gukata urwondo saa 6 tumaze kuvuga ngo tugiye gukomeza twubake, akaba agiye kwinywera, akaba arasinze, tukarenda dutaha nta kintu dukoze. Amaboko yacu akabapfuye ubusa. Ngo buke bamukubita avance, bamaze kumukubita avance aratubwira ati rero namwe ngiye kuba avance y'ibihumbi 30, kandi twari tugeze muri Mwatsiye. Ati ndaba avance y'ibihumbi 30. Uwo muhungu arambwira ati reka nkwereke, njewe mpibi 30, hanyuma asigaye wowe uzayijyanire ubare usigara ukora hasigaye. Ndavuga nti ndungutse, iki ngiye kucyemera. 30 ndabimuhara bijyanye, maze kubimuha. Bukeye mu gitondo ndagaruka, nza mu kazi kanjye ko kuyeda nkuko byari bisanzwe. Mpageze mu gitondo mpondo urwondo ndi jyenyine, mfata amatafari ndayazamura nyashyira hejuru kugikwa, maze kuyashyira hejuru kugikwa ntegereza umufundi ko azaza, ndaheba. Bigera saa 4 ndaheba. Bigeze saa 5 njya kureba ku kabari nari nza kunda kunyweramo, ngezeyo nsanga umugabo yasinze. Numva ngize agahinda kenshi, ndavuga ngo ariko si Imana nkorera kubera ikitareba agahinda mfite. Mugenzi wanjye 30 yabitwaye byarangiye, nta kindi ndakora. Ariko hafi yaho ngaho twari turi gukorera hari isumo rinini cyane. Ndagenda ndavuga nti ngiye kujya gusenga, kandi Imana nsenga nizeye ko iranyumva ikagira ikintu ikora. Haleluya. Ndagenda mpfukama aho ngaho muri iryo sumo nsenga Imana. Ndavuga ngo Mana, reba kagahinda, reba izi mvune. Ubwo kandi uko nsenga mfite ibyondo, urumva naho umuntu wari uri guponda urwondo, mfite ibyondo ku maguru, mfite ibyondo ahantu hose. Ndavuga ngo Mana, niwite ukomeze, niwite kubabare mfite, ahubwo wite yuko nkwizeye kandi nizeye ko ushobora kungirira neza. Haleluya. Ngaho ndimo ndi gusenga, mbona hirya yanjye hari umwana w'umukobwa nawe yari ari gusenga. Arangije araza aranyegera, arambwira ngo umva uko Imana ivuganye nawe. Haleluya. Dufite Imana ivuga kandi isohoza ibyo yavuganye natwe. Umwana w'umukobwa araza aranyegera, arambwira ngo umva ikintu Imana ivuganye nawe, ngo Imana iragukomeje. Amen. Ngo Imana igukuye muri ubu buzima, ngo uzakomera, ngo uzajya mu bihugu byinshi. Ambwira ibintu bikomeye, n'uyu munsi ndacicaye muri ayo masezerano kandi aracyari gusohora. Imana ishimwe. Kuva uwo munsi bukeye mu gitondo ntabwo nasubiye kujya kuyeda. Ubwo bashatse undi, amafaranga manda yahombye, mba ntakaje izo mbaraga zose, ariko ndashima Imana. Haleluya. Ni Imana ihagarara ku ijambo ryayo, ikarinda n'uwo yavuganye nawe kugira ngo rizasohore. Imana ishimwe. Imana yarabishohoje. Imana yambwiye kwiga, ndiga ndarangiza nta kibazo. Ndangiza segonderi, ndangiza kaminuza, n'ubu ngubu ndacyari kwiga. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuko ivuga kandi igasohoza. Mwizere ko iby'Imana ivuganye namwe muri aya masengesho bizasohora. Imana ishimwe. Dusomye amagambo, ndagira ngo mbabwire ngo hari ikintu bita icyubahiro cy'Imana. Ndagira ngo tuvuge ku cyubahiro cy'Imana kuko nahishuriwe ko guha Imana icyubahiro nibyo bishobora gutuma hari igitangaza gikoreka mu buzima bwawe. Amen. Hari abantu bibwira ko ngo guha Imana icyubahiro ari ukuzamura amaboko. Never. Ntago guha Imana icyubahiro ari ukuzamura amaboko. Umushumba yahoza atubwira ngo duhe Imana icyubahiro tukazamura amaboko. Biriya twakoze ni nabyo. Nibyo nanjye sinazamuraga.
biriya twakoze nibyo, ariko hari abantu bibwira ko kuba zamuye amaboko gusa ubwo birangije ahaye Imana icyubahiro. Ubundi hari itegeko risa nk'ari international rivuga ngo umuntu mu rugamba iyo azamuye amaboko abavuze ngo ndatsinzwe, wowe waruntunze intwaro ndi munsi yawe. Haleluya. Ndi munsi yawe. Itegeko rero mpuzamahanga rikavuga ko umuntu wazamuye amaboko uwamurumukurikiye uwo bari bahanganye akabashyize intwaro hasi akazamura amaboko, bivuga ngo ntabwo agomba gupfa. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo nimujya muzamura amaboko ntimukumve ko kuzamura ari amaboko ari cyo gihe Imana icyubahiro, ahubwo umutima ubikoranye wumva ko uciye bugufi imbere y'Imana, ukazamura ibiganza byawe ukavuga ngo Mana ndi imbere yawe kandi ndatsinzwe, icyo bita horeme, gusaba horeme, ukavuga ngo Mana nanze horeme, ndi hasi yawe cyane, icyubahiro ni cyawe. Imana ishimwe. Amen. Uko niko guha icyubahiro. Guha Imana icyubahiro ni ugukora ibintu kugeza ku rwego wakwemera no kubipfira, ugakora iby'Imana ishaka kugera ku rwego wakwemera no kubipfira bibaye ngombwa, kandi icyubahiro cy'Imana kikaboneka. Imana ishimwe. Amen. Uyu mugabo witwa Daniel dusomye yari umugabo umwe mu bagabo bane baje ari abanyagano, baraza bagera mu gihugu, baza ari abantu bane. Umwami arabatoranya, ntabwo ndajya mu nkuru cyane. Amaze gutoranywa mu bandi, barabazana ari abasore bane. Barabazana baravuga ngo aba basore bagiye kwigishwa ubwenge bw'abakarudaya, kandi mu kwigisha ubwenge bw'abakarudaya bagomba kubaho neza, bakagaburirwa, bakambikwa neza, bakaryama heza, bakarya ku byo umwami yariyeho, bakanywa kuri vino umwami yanyweyeho, kugira ngo bazamenye ubwenge nk'ubw'abakarudaya. Haleluya. Ariko Daniel mu mutima we ngo na bagenzi be uko bari bane, ngo bagambirira mu mutima kwanga kwiyanduza, ngo kurya ku by'ibwami. Amen. Bamaze kugambirira guha Imana icyubahiro, badashaka kwiyanduza, Imana iri mu ijuru irabyumva. Haleluya. Ibirabibonye iravuga ngo aba bana bagambiriye nkwiye kugira ikintu nkora kuri bo. Ngo baragenda begera umutware wagombaga kubagaburira, ngo baramubwira ngo turashaka kujya turya ibishyimbo mu cyimbo cya biriya biryo byiza by'ibwami, turashaka kujya tunywa amazi mu cyimbo kiriya vino nziza umwami yanywagaho, hanyuma uzatugerageze. Ngo arabagerageza, abagerageje iminsi 10, ngo agiye kureba asanga babaye abasore beza. Haleluya. Imana igidutunga iyo twagize ishyaka ryo kuyubahisha, iradutunga. Ukarya dodo ugatoha kurusha uwariye mayoneze, ukarya ibishyimbo gusa, ukanywa amazi y'ibishyimbo, ugatoha kurusha wa muntu urya inyama buri munsi, kuko azirya afite ibibazo, ariko wowe ukazirya ufite umutima wo kubaha Imana. Haleluya. Iyo urya ibintu wubaha Imana, Imana iraza ikabihagararamo, ikabyicaramo, ikavuga ngo toha mwana wanjye. Imana ishimwe. Abahungu baragenda barabyibuha bamera neza. Umutware nawe ngo abibonye aravuga ati nanjye ndasakiwe, ibyo bari abane bari kujya barya nanjye ndajya mbyirira. Akajya abahereza ibishyimbo, akabahereza amazi, bakanywa, bigenda neza. Ngo ku gihe cyo gupresenta umwami, bagiye kubereka umwami, ngo bageze imbere y'umwami, umwami abarebye abona ni abasore beza. Haleluya. Ngo arabakunda. Ndagira ngo mvuge ku mugabo witwa Daniel ngo umwami aramukunda kugera ku rwego ngo yabaye umuntu wa gatatu ibwami ukomeye. Abo umuntu ukomeye kugera kuri urwo rwego, kandi yari umunyagano. Haleluya. Kubera ko yubashye iki? Yubashye Imana. Umwami ngo Berushazari aza gutanga, haza undi mwami witwa Dariyo ngo aje arabireba, asanga Daniel yari umuntu n'ubundi ugize ute ukomeye. Arangije nawe ngo aramukomeza. Dariyo ngo araza ngo igihugu akigabanyamo ibihugu 120. Amaze kugabanyamo ibihugu 120, ngo ashyiraho abantu batatu. Ngo na Daniel aboneka muri abo batatu bagombaga kujya batanga amabwiriza aturutse bwami. Daniel amaze kuboneka muri abo bagabo batatu, haba ibintu bikomeye. Abantu babandi be babiri bari ku ruhande rwe ngo bamugirira ishyari, baravuga ngo uyu muntu dukwiye kumuteranya ku mwami, kuko ashobora no kuzadusumba kandi ari umunyagano. Hari abantu batugirira ishyari, ariko nibatuze kuko dufite Imana. Amen.
abavuga ngo akazi kawe ntuzakarambaho nibatuze, ntabwo bazi ko wasenze iyi minsi. Abavuga ngo ntuziga neza nibatuze, iyi minsi 7 warayisenze kandi hari icyo Imana yavuganye nawe. Baravuga ngo uyu muntu tugiye kumugambanira, ngo bashakisha ikintu bari bubwire umwami kugira ngo umwami amwange, barakibura, kuko yari umugabo ukorera Imana kandi akunda Imana ku buryo bwose. Bigira inama baravuga bati rero nta handi turi buze kubona, haleluya, uretse ni kumutegera ku Mana asenga. Amen. Abadushaka ndagira ngo umuntu wese agere ku rwego nibura abantu bashobora kumushaka bakamutegera ku Mana asenga. Niba gutegere mu buraya, niba gutegere mu bujura, niba gutegere mu bugambanyi, ahubwo bavuge ngo uriya mubyeyi, uriya musore, uriya mugabo, uriya mukobwa ajya asenga. Mureke turebe ko twamutegera mu masengero. Imana ishimwe. Barangije ngo bamutegera ku gihe cyo gusenga, ngo baragenda, abagabo babiri ngo baragenda boshya umwami. Hari abantu bajya bagenda bakoshya umwami. Baragenda boshya umwami, baramubwira ngo umva, ukimara kugabanya igihugu mu bihugu 120, abaturage bose, abantu bose barebye basanga ukwiye kugira ikintu gisa nk'ishimwe uhabwa mu minsi 30. Birakwiye ko nta muntu n'umwe ukwiye kugira indi mana cyangwa ikindi kintu agira icyo asaba uretse kuza bagapfukama imbere yawe bakagusaba ibyo bakeneye byose. Baravuga bati Daniel iki ngiki turabizi neza ntazagikora. Haleluya. Bati bitewe nuko tumuzi Daniel iki kintu ntabwo azagikora. Barirukanka bajya kureba umwami Dariyo, ngo bagezeyo baramubwira bati rero umwami turashaka kushyiraho itegeko ngo abantu bose mu minsi 30 ufite icyo akeneye aba ari wowe wagisaba. Umwami abyumvise yumva harimo isumbwe rikomeye, aravuga ati nanjye muri iyo minsi 30 ndaba nsimbuye Imana. Ariko Imana yari ishaka gukora. Haleluya. Imitego badutega ni Imana ikoreramo. Imana ishimwe. Imitego abanzi bacu badutega ni Imana ishaka gukoreramo. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bakuvuga, ibyo abantu bagusebya, Imana irashaka gukorera muri ibyo kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Umwami arabyumva, arabyemera, arabati mu minsi 30 ngo ashyiraho ikimenyetso. Ngo kandi ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi ngo iyo bashyiragaho itegeko nta kintu na kimwe cyarivuguruzaga. Ariko ntakamenye ko bamuteze ku mugabo yakundaga cyane witwaga Daniel. Bucye mu gitondo Daniel ngo aragenda ajya mu nzu ye, ngo amaze kumenya ko itegeko ryashyizweho, bamaze kwemeza ko umuntu wese agomba gusenga umwami, agomba kujya gusaba umwami. Daniel aragenda kubita amavi imbere y'Imana. Haleluya. Gusenga ni byiza. Gusenga ni umuyoboro Imana yashyizeho. Ubundi gusenga ni inzira Imana yashyizeho, iyishyiriraho abantu bayo kugira ngo uwahuye n'ibibazo anyure muri iyo nzira, uwaburaye anyure muri iyo nzira, uwo birukanye basohoye mu nzu anyure muri iyo nzira. Kandi ngunyuze muri iyo nzira yitwa gusenga akayinyuramo neza. Iyo ageze muri iyo nzira ngo ahakura ibyishimo byinshi. Umuririmbyi yaravuze ngo bintarura mu mpagarara. Haleluya. Ngo bintarura mu mpagarara nkaryama niziguye. Mwene data yaravuze ngo umuntu ashobora kuryama mu nzu y'ikode agasinzira kurushuraye muri etage kubera ko yaryamye asenze, yaryamye avuganye n'Imana, Imana ikamubwira ngo humura mwana wanjye. Imana ishimwe. Daniel ngo aragenda akubita amavi imbere y'Imana arasenga. Haravuga ngo uri Imana, Imana ishobora byose. Niwe watuzanye hanga muri iki gihugu, ni nawe uzahadukura, ni wowe uzi ibyacu. Ngo akajya bikora 3 ku munsi agapfukama. Babandi bamugenza ngo bakaza kumureba, barirukanka baragenda babwira umwami Dariyo, baramubwira batumva, ntuzi ko wasinye itegeko? Hari umugabo witwa Daniel ntabwo ashaka kuryubahiriza. Ntabwo buri munsi asenga 3 ku munsi, agapfukama agasaba iyindi Imana, akayibwira ngo turashaka, akayisaba ibindi bintu, kandi itegeko rivuga ko ari wowe wenyine ugomba gusabwa muri minsi 30. Umwami Dariyo ngo arabacyaha kuko yakundaga Daniel. Ngo baragenda barongera baragaruka. Haleluya. Bahora badutega ibice ariko ntago bazatugeraho mu izina rya Yesu. Abadayimoni baradushakisha ariko ntago bazatugeraho mu izina rya Yesu.
bahora bashaka kukwica ariko ntago bazakwica mu izina rya Yesu, kuko hari Uwiteka uri mu ijuru tubereye maso. Mureke tumukomera amashyi menshi, Uwiteka tubereye maso. Imana ishimwe. Danieli mwami ngo arahamagara aravuga ati Danieli munzanire. Abagabo ngo bamaze kuburembya bamubwira bati itegeko ry'Abamedi ntabwo ryemera ko hari ikintu gigomba guhinduka, kandi itegeko ryaranzwe kutazabikora azatarwa mu rwobo rw'intare. Imana ishimwe. Umwami ngo aravuga ngo nimugende mumuzane Danieli mumute mu rwobo, nta kundi agomba gutabwamo kuko itegeko ryarasinywe. Amen. Danieli baramuzana bamujyana mu rwobo rw'intare bamujugunyamo, ariko ngo mbere yuko ajyamo umwami ngo aramubwira ngo ndabyizeye. Haleluya. Aravuga ati ndabyizeye yuko Imana ukorera yarazi imbaraga zayo, nubwo yaravuze ngo muri iyi minsi 30 nanjye ngiye kuba Imana. Ndabyizeye yuko Imana ukorera ishobora kugukiza amenyo y'intare. Daniel aragenda ajya mu rwobo rw'intare, ngo baramufata bamujugunyamo. Bakimara kumujugunyamo, akigera mu rwobo rw'intare, intare ngo zirasama, zicyasama zisanga haje umuntu utajurika. Haleluya. Ntabwo turika, turi abana b'Imana. Umugabo umwe ngo yigeze gushaka kujya kuvuma ubwoko bw'Imana, ngo agezeyo ngo amagambo yo kubahesha umugisha araza. Twebwe ntituvumika ahubwo duhabwa umugisha n'Imana. Imana ishimwe. Uza kuvuma azaba yivumye, uza kuvuga amagambo y'umuvumo azaba yivumye, kuko twebwe turi ubwoko bwavuzweho n'Imana, turi ubwoko butavumika. Imana ishimwe. Abantu turabatambyi b'ishyanga ryera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo intare zikimba impumuro y'uwo muntu ziravuga ati impumuro dukurikije ntabwo uyu muntu akwiye kuribwa. Haleluya. Intare imwe ngo iraza iramwisasira, arayisegura. Danieli ngo araryama arasinzira ari mu rwobo rw'intare. Umwami Dariyo ngo asubira mu rugo, ngo agezeyo ntiyarya ntiyanywa, ngo arara ijoro yicaye ari kwibaza inshuti ye Danieli ahantu iraye. Haleluya. Iyo twubahishije Imana bijya bitera abakomeye kudasinzira, kugira ngo intego yawe ibashe kugerwaho, kugira ngo akazi kawe ubashe kukabona, kugira ngo inzu yawe ubashe kuyibona. Abakomeye bakarara badasinziriye kugira ngo icyo Imana yavuganye nawe kibashe gusohora. Imana yacu ishimwe. Umwami Dariyo ngo ntiyasinzira. Danieli aho ari araryama arizigura arisinzirira nk'akana k'agahinja, nta kibazo afite. Intare zamworosha, ubundi intare zigira ibintu by'ibyoya byinshi ku buryo ushuhirwa arasinzira arizigura, kuko n'umwana wahesheje Imana icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Amen. Ibanga ry'igitangaza cyawe rihishe hehe? Mu guhereza Imana icyubahiro. Amen. Ibanga ry'igitangaza cyawe riri mu guhesha Imana icyubahiro. Abakureba uri umusore bakavuga ngo uriya musore ahesheje Imana icyubahiro, dukurikije uko yambara ahesha Imana icyubahiro, dukurikije uburyo avuga ahesha Imana icyubahiro, dukurikije uburyo agenda ahesha Imana icyubahiro. Abantu bose bakureba, Imana nayo iri mu ijuru ikanezerwa ikavuga ngo uriya muntu nkwiye kugira icyo mukorera. Abantu bose bakamenya ko akorera Imana, ikora Imana, ivuga kandi igasohoza. Imana ishimwe. Danieli ngo araryama, umwami ngo mu gitondo cya kare arazinduka kare cyane, mu gitondo kare. Nekereza ko agenda ntabwo yajyanye n'abagaragu, oye yagiye wenyine, kuko ngo yabyutse mu rukerera nta muntu n'umwe uza aho agiye. Aragenda ngo ajya ku rwobo, arangije ngo arahamagara ngo Danieli mugabo ukundwa. Iyo mbitekereje numva Danieli atarahise yitaba, kubera ko yari yasinziriye. Yari yasinziriye yiziguye aryamye neza. Haleluya. Sinzi niba muri mwe bwari abantu bigeze barara mu buvumo. Nge naburayemo ndi gusenga. Niba hari ahantu haba ubushyuhe ni mu buvumo, mu mwobo. Nge nigeze kurara mu buvumo ahantu ikanyarira, ahantu mu rutare harimo umwobo, ahantu bita ngo ni mu rusesa imanza. Nge narayemo burake ndi gusenga. Gusa Imana yareba ibyo bintu ikavuga ngo uyu muntu ntabwo nkwiye kumugirira neza. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Niho hantu numvishe yaba ubushyuhe. Danieli ngo yumva ijwi ry'umwami riri guhamagara. Danieli aravuga ati reka manze nkanguke neza, bitotsi bishire, n'ubundi naye neza nararanye n'Imana.
ndinzwe n'intare nta muntu wari kunkoraho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Daniel ngo yumvishe ijwi, arongera yumva ijwi ry'umwami ahamagara ngo Daniel mugabo ukundwa. Daniel aritaba ngo karame nyagasani. Mwami aramubwira ngo Imana ishimwe ubwo yabashije kukurinda amenyo y'intare. Haleluya. Iyi ni Imana ibasha kukurinda amenyo y'intare zari zimaze igihe zishonje. Ibikwasamiye ni byinshi, ibyabasha kuguhiga ni byinshi, ariko Imana ibasha kukurinda amenyo yabyo. Imana ishimwe. Daniel asohoka mu rwobo rw'intare. Ngo bamurebye ngo basanga ngo nta n'inzara. Haleluya. Ibiduhiga nta n'icyasha bigomba kudusigira, kuko twakoreye Imana ishobora byose. Ngo basanga nta n'inzara zamusharatuye, ngo banare bakabona nta n'ubwoya bumuriho. Haleluya. Ahubwo ngo bakumva ameze nk'umuntu ushyushye, kuko yararanye n'Imana, arinzwe n'intare, nta muntu n'umwe wamukoraho. Imana ishimwe. Reka mbabaze ikibazo kimwe, niba mwakurikiye ijambo. Iminsi 30 itegeko ryateganyaga yari yashyitse? Yari yashyitse mushumba? Iminsi 30 yari itarashyika. Ngo umwami Dariyo ngo ahita ahamagaza abatware, ngo aravuga ngo aba bantu bagambaniye Daniel bose babafate, n'abana babo n'abagore babo n'imiryango yabo bose babafate, ngo babaterere hehe? Mu rwobo rw'intare. Haleluya. Ngo barabafata barababoha, ngo babaterera mu rwobo rw'intare. Uzasoma iriya nkuru yose, Bibiliya iravuga ngo bo nta nubwo bigeze bagera ku butaka bwo mu rwobo, ngo intare zabasamiye hejuru. Haleluya. Imana izana intare zirye ibitwasamiye, ibitugambanira, ibiturwanya, abarozi baturoga. Intare zibyasamire zibifate, kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kubaho. Imana ishimwe. Ngo ntabwo bigeze bagera ku butaka bwo mu rwobo, ngo ahubwo ngo intare zabasamiye hejuru, ngo zirabarya n'amagufa yabo zirayakacanga. Imana ishimwe. Ariko umugabo witwa Daniel, umusore mwiza wubahishije Imana, agahesha Imana icyubahiro, yageze mu rwobo, intare ziramwisegura, ziramworosa, kuko yakoreye Imana isumba byose. Imana ishimwe. Amen. Ngo umwami ahita avuga ngo ibyo kuvuga ngo itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo ntabwo risinyurwa uyu munsi, kubera Imana tubonye, iri tegeko rigomba gusinyurwa. Haleluya. Umuntu wese utazakorera Imana ya Daniel, umuntu wese utazakorera Imana tubonye ikoze ibi bintu, ngo umuryango we, abamukomokaho n'abazakomoka kuri uwo muryango, ngo bose bazahinduka icyavu, kuko bari babonye imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire, Dariyo ntabwo yemezwa nuko uraza ugatendereza. Ntabwo biba. Dariyo ntabwo yemezwa nuko ufata Bibiliya buri cyumweru ukajya, ntabwo icyo kimwemeza. Dariyo yemezwa n'igitangaza abonye. Haleluya. Imana ibampera igitangaza muri aya masengesho. Imana igira ikikora ku buzima bwawe, kuko waje imbere y'Imana ishobora byose. Imana yacu ishimwe. Amen. Yesaya abihanura, arahanura, Imana iramubwira ngo nagenda abwira ubwoko bwayo ngo njye ubwanjye nzabyikorera. Amen. Ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, ngo kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Ariko reka mbabwira abarokore, natwe sinzi ukuntu twabaye. Imana ikavuga aya magambo, warangiza ukarara udasinziriye, warangiza ugatekereza ngo bazandoga. Ariko muzi ko hari abantu ngo bimuka mu mazu yabo ngo aturanye n'umurozi. Umuntu agafata umwanzuro akavuga ngo inzu niyubakiye nyimutsemo kubera ko hatuye umurozi. Ariko kuki umurozi akwimura? We wamwimuye. Ariko narumiwe koko, abarokore mwabaye. Nimureke twizere Imana. Haleluya. Iratubwiye ngo ubwanjye nzabyira nzabyikorera, ngo kandi ntabwo nzabikora kuko mwasenze cyane. Amen. Ntabwo izabikora kuko wasenze cyane, ntabwo ngo izabikora kugira ngo icyubahiro cyayo, haleluya, ngo izabikora kugira ngo icyubahiro cyayo hatagira undi muntu ukiyitirira.
Imana ishimwe. Ni Imana ikunda icyubahiro cyayo. Imana yacabwa icyubahiro. Imana izabyikorera. Nta cyatuma izina ryayo ritukwa. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana tuvuga ngo Mana ibi twasamiye ubifunga iminwa hanyuma igitangaza cyacu kiboneke. Amen. Ibi twasamiye ubifunga iminwa hanyuma igitangaza cyacu kiboneke mu izina rya Yesu. Boniface abwiye ibintu bikomeye cyane. Boniface ni inshuti yanjye dukunda gusengana kandi biriya bintu ntabwo ari ubwa mbere abibwiwe. Sibyo Boniface? Aba bantu mbibabwiye kubera ko babyiyumviye, Imana irabivuze kandi si ubwa mbere si n'ubwa kabiri, ibikubwiye inshuro zirenze 3 mpari mbyumva. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana izagira ite izabikora. Boniface amaze kumpa buriya buhanuzi arambwiye ngo ndaguhanuriye mu izina rya Yesu akira amafaranga. Imana iravuga ngo ngaya amasoko ndayahagurukije. Amen. N'ikimenyemenyeje ubundi hari umuntu wampamagaye arambwira tumva. Hari ahantu nakoze akazi maze kugakora abantu babateye inkunga barababwira bati naka gahari ntimugire undi muhamagare wa undi wagakoze kuko akayagakoze neza. Haleluya. Ntabwo bari kukama bitewe n'amateka twari dufitanye, ariko Imana irababwira ngo iragenda isanga umuterankunga iramubwira ngo uriya wakoze biriya ni mumuhamagare niba bari ubikora. Haleluya. Mana yacihabwa icyubahiro. Iby'Imana yaguhaye iyo ubikoreshereje Imana yongeramo n'ibindi. Imana yacihabwa icyubahiro. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ngo Yesu ageze kwa Lazaro abwira abashiki ba Lazaro ababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Iri jambo ryo tugiye gusengeramo. Arababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, ngo unyizera naho yaba yarapfuye azagira gute? Azongera beho. Amen. Hari abantu dufite mu nzu y'Imana ukamureba ukabona ricaye mu nzu y'Imana ariko mu bundi buzima yarapfuye kera. Umuntu akaba mu nzu y'Imana akaza mu materaniro akaza mu masengesho ariko mu bundi buzima yarapfuye. Ahora yibaza ngo nzabaho gute? Bizagenda gute? Hari abantu ubona wagira ngo banejejwe n'ubuzima babayemo, bakaba baramaze kubwakira. Umuntu akakira ubuzima bubabayemo kavuga ngo iwacu nta muntu wigeze yiga, nge nakwigane. Rimwe Imana yigeze kumbwira ngo uzatunga imodoka ndetse nyinshi. Haleluya. Ngo uzatunga imodoka ndetse nyinshi. Ibyo bintu Imana yigeze kubimbwira. Ndavuga nti mu muryango w'iwacu aho mvuka kwa papa na mama nta muntu nigeze mbona atunga imodoka. Umusozi twari dutuyeho twajyaga tujya kureba imodoka yajyaga inyura mu muhanda kandi wari kure y'iwacu. Kuva iwacu ujya ku muhanda hari nk'iminota nka 20 nka 30, ariko kuwa kane twabaga tuzi ko hari imodoka iri buhanyura itwaye ibishyimba hano ku isantere kure, tukajya kureba ukuntu imodoka isa. Ibaze nawe Imana itinyuka kubwira umuntu umeze gutyo ngo uzatunga imodoka ndetse nyinshi. Ariko Imana, haleluya, Imana ikwiye icyubahiro. Ni Imana idaterwa isoni no gufata umuntu wari kure ikamuzana hafi, abantu bakamwubaha, nayo ubwayo ikamwubaha. Ubundi Imana iguteye iteka, nayo ubwayo irakubaha. Iyo Imana uyihaye icyubahiro ikabibona ngo umuntu ampaye icyubahiro kandi akimpaye neza, nayo ubwayo irakubaha. Amen. Ariko mwaraniye ko Imana nayo ubwayo ibubaha, kakubahisha mu bandi. Imana ishimwe. Yesu ngo ageze kwa Lazaro yari yapfuye, bashiki be ntago ndaza kuvuga byinshi. Agezeyo ngo ababwira ijambo rikomeye. Ubwo bari kure bavuga ngo musaza wacu iyo uza kubaha ngaha ntabwo aba yarapfuye. Yesu ngo barebye baravuga ati abantu babuze kwizera, ariko reka icyo mbabwira. Arababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera beho. Imana ishimwe. Imana ishobora kubyura ibyawe byapfuye bikongera bikabaho. Ibyo wabonaga nta shusho Imana ikabizura bikabaho. Imana ikazura akazi kawe wabonaga kagiye ikongera ikakazura kakabaho. Imana ikazura business yawe ikongera ikabaho. Imana ishimwe. Yo muzira ijambo njya nkunda guha abantu ubuhamya. Rimwe nari umukozi wa leta, nakoreraga minisante, mpembwa biza kugera hagati haba ikibazo, nza gufata ideni muri banki.
ritari n'amafaranga menshi, amafaranga make. Maze kurifata rigeze hagati ideni rirananira kuryishyura. Kera habagaho rero ukuntu bamanika abantu babihemu, murabyibuka? Abakera barabizi. Ubu ngubu Imana ishimwe, haleluya. Ariko ubundi abantu bakabaye bangurira abantu bajyaga bagira amadeni bakabamanika nk'ababihemu bakabaye bangurira. Kuko ntekereza njya nanabyemeza ko biriya bintu byo kumanika babihemu, ntekereza ko isengesho nasenze ari njye warikuyeho. Haleluya. Agent de credit yaransuye arambwira ati rero ejo tuzamanika izina ryawe nk'abihemu kuko ntabwo uri kwishyura. Kandi aho bari bagiye kumanika izina ryanjye nk'abihemu, nari umuyobozi wa korari. Santere bari bumanikeho izina ryanjye nk'abihemu, hari abaririmbyi benshi bahanyura abavuye muri ariko Imana, haleluya, barangije baravuga ngo ejo tuzakumanika nk'abihemu kubera ko utari kwishyura. Kandi icyo gihe baramanikaga bakagenda ku isantere ahantu hahurira abantu benshi bakandika ikirisita bakavuga ngo babihemu bambuye banki. Nanjye nagombaga kuba kuri icyo kirisite. Ibaza umuyobozi wa korari rero ari kuri liste y'ababihemu bambuye banki. Ndongera kugira icyo mvuga imbere y'abaririmbyi ntacyo. Ariko ndangije mbona birangoye, ndagenda mfukama imbere y'Imana. Haleluya. Mfukama imbere y'Imana. Mfukamye imbere y'Imana ndimo nsenga, Imana ivugana nanjye irambwira ngo humura, biriya ngiye kubyikorera. Imana ishimwe. Mbona ntaho byaca. Bukeye mu gitondo njya mu kazi. Ngeze mu kazi mbonye 70,000, bama 70,000 by'amamisiyonari nakoze. Maze kubibona 70,000 ndavuga nta mafaranga, ngize amahirwe ubu ngiye kugenda nyakire muri banke, hanyuma ibyo kumanikwa nk'abihemu biraba bivuyeho. Ariko Imana yari ifite umugambi. Ku cyumweru njya mu materaniro, ngeze ahantu mu materaniro sinaho nari nsanzwe nsengera, nsanga bafite ubwitange bwo kwitanga sentetizeri. Bacurangaga za ngoma bakubita gutya, murazize, abavukiye mu cyara bataravukiye Kigali. Aho nicaye inyuma ijwi rirambwira ngo amafaranga 70,000 yafata ugenda uyatange. Haleluya. Ndwana n'umutima, amafaranga nanga kuyatanga. Ndavuga nta mafaranga sinyatanga kuko aya mafaranga nayo kunshungura. Iri jwi riri kumbwira ngo ntanga aya mafaranga ntabwo rivuye ku Mana, ahubwo rivuye kuri Satani ushaka kugira ngo amwaze mu maso y'abaririmbyi. Ndwana n'umutima biranga. Igikorwa cyo kwitanga kirarangira, kirangiye. Umwana w'umukobwa aturuka iri imbere, ngena nicaye ku ntebe z'inyuma, araza arambwira ngo mvuko Imana ivuganye nawe, ngo aya mafaranga wanze gutanga aguhindukiye umuvumo, nta mugisha uzabona. Ngo kandi aya mafaranga niyo yari ipfundo ryo kubona umugisha wawe. Imana yacu tubabarire. Nahise nirukanka amafaranga ndagenda ngira nte ndayatanga. Mare kuyatanga ngeze hanze, umukecuru araza arampanurira arambwira ngo mvuko Imana ivuganye nawe, ngo bitewe n'igikorwa wakoze. Haleluya. Uburyo wumvishijwe ryayo ukemera kugira icyo ukora, ngo Imana iguhaye umugisha, ibibazo wari ufite irabishoje, iguhaye itangiriro rishya. Imana yacu ishimwe. Njya mu kazi kuwa mbere, bati hari amahugurwa, kandi amahugurwa azabera i Kigali. Njye nakoreraga mu ntara, twari tuzi ko amahugurwa y'i Kigali ari ukuza tukarya tukanywa twarangiza tugataha, kuko nyine i Kigali hari amahoteli. Ariko hari aho twajyaga bakavuga nta mahoteli ahari, umuntu wese bamuhereza 37,000, bamuhe 43 buri munsi. Umuntu agataha avuga ati nibura mfite 200 ku mufuka. Habura umuntu ujya mu mahugurwa kuko yari i Kigali, avuga ati ngiye kurya ibiryo, kandi ubwo kurorere kuri gahunda y'amahugurwa ubwo ndaba mvuyeho. Kubera iki? Ndavuga nti Imana hari icyo ushobora gukora. Haleluya. Ndavuga nta mahugurwa ndayajyamo, nzamura gatoki nta mahugurwa ndayajyamo. Nza mu mahugurwa twayakoreye Kimironko, hano hafi ya hano iwanyu, hano hafi ahantu hari kiste hari hakurya hafi na kiye hano imbere gutya. Tuhageze mu gitondo, ndavuga ntubu bagiye kuza kudutagiriza amahugurwa, batubwira bati muzajya muri iyi hoteli bizagenda gutya. Tuhageze mu gitondo. Haleluya. Iyi Mana ni Imana ijya yirwanirira mu bintu abantu batazi. Amen. Tuhageze mu gitondo,
umuntu umuterankunga wari wateguye amahugurwa aza kudutangiriza amahugurwa, aravuga ngo rero twabirebye dusanga muri abantu bakuru nta mpamvu yo kubacumbikira. Haleluya. Aravuga ngo umuntu wese tugiye kumuha avance y'ibihumbi 400. Haleluya. Buri muntu tugiye kumuha avance y'ibihumbi 400, kandi nyine nari ndimo ibihumbi 170 muri banki. Mwagize ngo ari menshi? Byari ibihumbi 170. Ati kandi iyo na avance tugiye kumuha y'iminsi 5, kuko twagomba kumara iminsi 10, hanyuma tuzaba handi yindi minsi isigaye kugira ngo muzagumye mubeho neza hano muri aya mahugurwa. Badukubise avance, ndavuga nti Imana icyambere rakivivuye, ariko amafaranga ndagenda nyakubita kuri konti. Ndavuga na amafaranga sinayohereza, ngomba kuzagenda nkareba manager nkamubwira nti amafaranga yawe ndayazanye. Ntabwo navuga ngo nimuyanshire, oya nzagenda murebe mubwire nta amafaranga yawe ndayazanye. Haleluya. Ndangije badukubita amafaranga, turakoze minsi 10 irarangiye, baduhaye amafaranga yose, amahugurwa turangije ngira amahirwe banselectiona mu bantu bagiye gukomeza tugenda duhugura abandi, tugenda dukora ibyo bikorwa twari tumaze guhugura mu cyahoze ari Kibuye, Gisenyi na Cyangugu. Noneho bakajya bampa 25,000 buri munsi, bancumbikira, bangaburira, ngo ibyo 25 ngo byari ibyiki, ngo byari bya communication. Ariko Imana, haleluya, amafaranga ndayabona, ntashye ndagenda njya kuri banki ndababwira nti mumbarire twa dufaranga twari turi mahanga. Mundi Imana yagize ikikora, umuntu arishongora. Najyaga ngenda mbebera nkumva ntagera kuri banki, ariko noneho ngenda nakoze mu mifuka ndavuga nti ariko aja do credit wambarira udufaranga nari mbasigaye mahara. Haleluya. Iyo byari bikwasamiye Imana yamaze kubifunga iminwa, ubona umutima wo kwishongora, ukavuga ngo ngiye kwishongora ku byangendaga hejuru. Imana ishimwe. Ndagenda ndamubwira nti mbarira udufaranga, aratumbarira, arambwira. Ndagenda ndamubwira nti amafaranga yafite, reka nyashyire kuri konti muyakureho mwishyure. Haleluya. Ndishyura, mbona itangiro ry'ubuzima, ngura ikibanza, ndagenda ngura isakaro. Haleluya. Kuva uwo munsi byabaye urufunguzo rw'imigisha yanjye kugeza n'uyu munsi. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo gukorera Imana, iyo wakoreye Imana neza, igibasha kuzura ibyawe byari byarapfuye bigahinduka bizima. Tugiye gusenga Imana, muhundire muhaguruke dusenge. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo, umwizera naho ibyawe byaba byarapfuye, ubona nta garuriro, ukabona naho byaca kugira ngo nawe ubashe kubaho neza. Urareba mu muryango wanyu ukabona nta muntu wigeze abaho neza, urareba mu muryango wanyu ukabona nta wigeze yiga, ariko hejuru y'ibyo byose, hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, hejuru y'imbaraga z'abarozi, hari Imana ibasha gukora ibirenze iby'abantu twibwira. Kandi iyo ngiyo niyo twaje imbere muri iyi minsi 7. Imana ifite byinshi igiye gukora muri mwe. Imana ifite ibintu bikomeye igiye gukora, ariko muramenye mutazibagirwa n'iryo corejeho. Tugiye gusenga Imana. Reka Boniface yegere hino. Tugiye gusenga Imana tuvuga ngo Mana, ibyari bitwasamiye ubifunga iminwa, bihinduka ibisubizo byacu, ahubwo igitangaza cyawe tukibone. Igihe twazerereye kirahagije, igihe twazerereye kirahagije. Mugabo umwe ngo ni wari kwirukankaho na murumuna we, muri Bibiliya niko batubwira, ngo yareriganyije umugisha wa murumuna we, ngo arangije ari guhunga, ngo ageze ahantu ananiwe, ngo araryama yisegura ibuye. Ngo amaze kwisegura ibuye, ngo arasinzira, ngo abona urwego rurerure. Haleluya. Ngo abona urwego rurerure cyane, ngo ruzamuka rukagera mu ijuru, ngo akabona abamarayika bamwe babamanuka, ngo abandi bari kuzamuka. Ngo Imana iramubwira ngo nguhaye umugisha, ngo ahangaha uri, ngo hahindutse gakondo yawe. Ngo hejuru urwo rwego ngo yabonaga Imana iriyo, ngo abamarayika bakamanuka, bamwe bazanye ibisubizo by'abantu basenze, abandi bakazamuka bajyanye ibibazo by'abantu bari gusenga. Imana iyohereze marayika wayo
azamura ikibazo cyawe, undi marayika amanura igisubizo cyawe, ukibona uyu munsi kuko wabaye imbere y'Imana uri gusenga. Turashaka ngo marayika w'Imana amanura ibisubizo byacu. Tugiye gusenga Imana. Boniface agiye kudusengera, nawe wisengere. Arasenga azamuyijwe, ariko wowe ubwawe urisengera uvuga ngo Mana, dukeneye ibisubizo biturutse kuri wowe. Turashaka kufunga iminwa ibyari bitwasamiye, ahubwo bibi igisubizo, bibi igitangaza cyacu, abatubonye bose bamenye ko twasenze Imana ivuga kandi Imana ikora. Imana igumugisha. Uri umunyacyubahiro Mana. Jubwira ngo uko niko njya ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Igitabo cyo kubara 17:20 hajya havuga ngo uzatoranya inkoni ye izarabya.